akimana katubwira ngo mu rugo rwanyu nashize ibyishimo gusa. Akimana atubwira iwacu rwasize ibyishimo kandi tubabaye apana twishimye tubabaye, ariko abo nashize ibyishimo biri kumva umwana nyuma y'amezi 5 ntacyo mugore ntacyo akagenda ntazi uko agiye ni wowe mutwaye, hanyuma ibyishimo biri he? Uko ndishimye mu by'ukuri nzanye imbere abantu mvuga ngo ndishimye, njye mbwira abantu ngo mufite umunezero ndishimye, wowe kurabona nishimye Imana ariko mubwire ukwiriye. None cyantangaje imyaka 3 nabuzemo abana, Imana agiye kubampera abana 3. Jambo rirarema, jambo imbere yahawe izina risumba ayandi, ntagikomeye imbere ye. Dushobora gutuza kubera ko twakoresheje imbaraga nyinshi, twongere twumva Imana mu bundi buryo, twizere Imana ikora imirimo. Isi yose yuzuye gukomera kwawe Mana, imirimo yawe turayibona umunsi ku wundi, neza y'Imana twarayibonye, ubwiza bwawe twarabwambaye. Turabigushimiye Mana, turabigushimiye Mana, turabigushimiye Mana, turabigushimiye Mana, turabigushimiye Mana, turabigushimiye Mana. Abakomeye n'aboroheje bavuge gukomera kw'Imana, indimi zose zaturekore wowe Mana yonyine ikwiriye. Nta magambo twabona meza akwiriye yo kugushima, ariko uri Imana ireba mu mitima, turakunezererewe Mana. Twese mu majwi atuje, ugushikamijeho umutima, ugushikamijeho umutima, azaba amahoro masa, ibirenge bye ntibiza urusaku no guhorera kw'amazi menshi, urusaku no guhorera kw'amazi, gutigita kw'isi yacu dutuyemo, amahema y'isumba byose azambera uturumite, ugushikamijeho umutima, azaba amahoro masa, ibirenge bye ntibiza
hari igihe kimwe kiza kigera umuntu akibuka imirimo y'Imana, wibuka ukumva hari ukuntu ibintu bigenze. Turirimbane namwe ako gace ugushikamijeho. Niba ntacyo bidutwaye turasubiramo kandi ariko twarambuye ibiganza nibura Imana ibibone ko tuyishimye. Ugushikamije umutima azaba amahoro masa byiringiro byacu Yesu. Ni wowe twizeye Yesu. Hari umuntu nifuza ko twizerera, ntabwo ari hano ariko mureke dufatanye itorero rya Power hamwe n'abantu bose b'abashyitsi baje hano, twizerere uwo muntu. Afite nawe ikibazo kiremereye, amaze imyaka igera kuri 14. Tumwizerere, tubwire Imana ngo Mana, ntabwo uri Imana igivuga ntisohose, uri Imana ivuga kandi iyo wavuze urabikora. Haleluya, haleluya. Wowe wisoni, wowe wankuye wisoni, umbise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye, wampaye icyo nasabye. Yesu arakora, n'ukuri arakora.
uza kukumutima Yesu arakora tuinyuma y'ibihe ni mukuru kurusha itangiriro ubw'ibihe byahinduka we oyoyoyoyo ora oh Yesu arakora nami Yesu arakora ukuri arakora gutarasubizwa uza kukumutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe ni mukuru kurusha nubwo ibihe byahinduka we n'ibimukoraho n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka n'umukozi w'umuhanga Yesu ibyo ushaka byose bimenywe nawe Yesu narabibonye Yesu arakora ntakoze isoni Yesu arakora arasubiza Yesu arakora aratabara Yesu arakora mwami wanjye Yesu arakora Yesu we Yesu we Yesu we narabibonye Yesu we naramubonye Yesu we naramubonye Yesu yarantabaye Yesu mwami wanjye mwami wanjye mwami wanjye arasubiza mwami we Yesu we arakora Yesu we arakora Yesu we Yesu arakora haleluya mbare mbwije na bari no Imana ngo Mana utambabarire sinzongera kunanirwa kuvuga ibitangaza by'imbere y'abantu nigeze kubwira Imana ngo se Mana mu by'ukuri ikigeragezo cyangwa icyo twagusabye kirakomeye cyane kuko utoshobora kwikora byarakunaniye hari ibyo ukora n'ibyo utokora hari bimwe uzi utubwira ngo ushobora ibindi utoshobora tuvuge ngo basi twaguhaye ibyo utoshobora twe kukurenganya waye umuntu atagukora ibyo yananiwe ntiwamurenganya ariko se Mana hari ibyo wananiwe tukureke tuvuge ngo basi twe kukurenganya twe kubaho imbere yawe dutitiriza buri munsi narimaze ukwezi kumwe narimaze ukwezi narimaze nibuka ninje mu cyumba umugabo adahari tavuga ngo reka nkora igikorwa cyo kwizera
ngenda afata umusego w'igitanda orehe ndavuga ngo uyu n'umwana Imana impaye tangije ndafata ndawonsa nk'umubyeyi rwose umwana ako umutima urambwira ati nyuma y'uko ibintu bintu mbere atabikunda ntibizakunda none ndavuga okay bazi ko kwizera kose nakoze byatashobotse niki nokora noneho mbona ntacyo nari kubona narakoze ntakoze kwivuza narivuje ariko ntibyakoze none se niki nokora narasenze ntibyakuze narasirimbe negera abayumbe nagize gute ntibyakunze hari icyo utoshobora mana niko kurenganya vura ushobora utabishoboye ariko Imana ikatubwira ngo mu rugo rwanyu nashize ibyishimo gusa ariko Imana atubwira iwacu hasize ibyishimo kandi tubabaye apana twishimye tubabaye ariko abantu nashize ibyishimo biri kumva umwana nyuma y'amezi 5 ntacyo mukoreye ntacyo akagenda ntazi uko agiye niwe wamutwaye hanyuma ibyishimo biri he ko ndishimye mu by'ukuri nzanye imbere abantu mvuga ngo ndishimye njye mbwira abantu ngo mufite umunezero ndishimye wowe kurabona nishimye Imana ariko mubwire ukwiriye none cyantangaje imyaka 3 nabuzemo abana Imana igiye kubampera abana 3 jambo rirarema jambo imbere yahawe izina risumba ayandi ntagikomeye imbere yahawe izina risumba ayandi yashizwe juri iteka n'imaniri ndakwera kwayo rurema niryo zina rye ijambo rye ijambo ry'Imana rira ijambo rye rira ijambo ry'Imana mureke ntange haleluya gusa hanyuma yari yaduhaye indirimbo 3